none nkiri jambo twamara kurisoma uyu nyabizoza kamavuga ngo ako mukunde nyabizoza akama yirukanka kamavuga ngo baramumbwiriye tiyumve ko ari we tubwiye kandi ari we twabwiye ngo nukuri yanyagwa baramubwiriye ngo muramubwiye haba no muri commentaire ngo murabambwiriye naho murabambwiriye niwe twaza tubwira yego ijambo ry'Imana mu ikarisa ntirigira nyiraryo tiriza ari ry'abantu bose kujya pasteur ababwiriza umuntu umwe nawe uwo muntu ashobora kuba ari we kandi uwo muntu ashobora kuba ari we uhaye ubwiriza muraho neza nshuti bavandimwe ndabaramukije cyane kuba tuye ku migabane itandukanye y'isi abari hirya no hino yambu cyane yambu narimba kumbuye nongeye kugaruka kugira ngo twongere tugirane ibihe byiza byo kuganira uyu munsi nkaba nabazaniye abantu mukunda cyane mukurikira abagabo b'Imana abagabo bakunzwe hano hanze ndabakiriye murakoze cyane kutwakira murakoze kweri ndabakiriye kuri Elizabeth official murakaza neza murakoze cyane yes uyu munsi nkaba nabazaniye bano batumirwa ndagira ngo batangire batwibwira abari bo kugira ngo abantu bankurikira babashe kumenya bano bantu kuko abantu bose ga ntago babazi ushobora kuba muziga ko muzwi urantari kwibuka so reka duhere kuri uyu muvandimwe atangira abibwira bas amazina ni ayandi ni Pasteur Mategera kuva ku ikanisa ryabo uyu ni mwasengera ndetse n'uyu niyo wirubuye vuba turishimye cyane kwisanga hano ku iparuwase yacu ya Ruzabeti tuguwe neza kandi turishimye cyane asante ndagira ngo nuko none se uri pasteur ndi pasteur cyane biteye birenze urugero warasengewe narasengewe we nyabuna narasengewe umwanya muremure bakumenyeho amavuta oyaye bamenyeho umwuka w'Imana amavuta ntarasi ndabona umwanya ntago urabona umwanya ni wowe uzabona cyane abapasiteri bazakubonera ni jewe ni wowe ni tutarabona umwanya sawa nubona tuzaza dutaha ibirori muzaze mutahi ariko nintana ubona oya ntimugataha ikirori umushumba ntago azaba bakwiye kumukorera ikirori kuko si inshingano zigoye zo kuba umushumba w'abandi ni ibintu wocuriza abantu ibirori ntago mbizi nanzi ko iyo umuntu yasengeye tujye tuza nibyo twaje kubuza mwaje kubibuza ngo nuzoza usengerwa ahubwo umugore wawe azasigara nawe taze gusenga apfukama Imana uko abaye umushumba Imana azaguma mu rugo ngaho umushoboze kandi agomba kuza akamufata hano inyuma ku bitugu akamushyira protocole zose bazanye ni protocole zindi umushumba ugiye kuragira wari wabona ahamagaza ibirori nje ntago narimbiye ugende ubimenye nco cakuzanye umuntu ugomba gusengera umugore agomba gusigara acumba acumbira abandi asenga yavuga ngo Mana uyu murimo kugoye ushoboza uyu mugabo wanje ashobora uyu murimo ugoye ariko iyo wahamagaje ibirori tubamenye ko ari umurimo ugoye bariko twivuga urakaza neza pastor ndakwishimiye birenze naje gwe neza urabizi ko ngukunda nuko asandi kweri nawe urankunda se ngo ukunda ni nk'imvura igwa mu ishamba igwa ahantu hatari idakenewe urakoze cyane kutwibwira Imana iguha umugisha reka twakire uyu muvandimwe murakoze cyane nari narambiwe amazina ni Reverend Yeto ndi umushumba kuri Unity of the Church ariko umushumba udasengewe nkuko mwarimu bivuze nuko we ntago urasengera ariko turasengerwa nyine bino byanyu by'amavuta kuko amavuta ushobora kuya baza bayasiga abapasteri yego bakayasiga abashefu bakayasiga abakuru b'imiryango cyane umuntu wese bagiye kwimika bo musiga amavuta ariko igikomeye ni ikiba gitumye bamwimitse kango urugero kera gatwatangiye guko numara amakomeza yivuga ni pose yo kwivuga iyo nka ministeri cyangwa korari ifite gusohora indirimbo hari ibyo bemezanyeho bakavuga ngo tuzambare uniform yego makanzu y'umukara n'amapataro y'umukara hejuru ari umweru yego
ico ni ikimenyetso ca ya korari ikintu kiranga yego ariko abakorari baramutse batazanya uniform ya ministeri yo gumikabayo bona aririmba kwa kundi bakanabyina kwa kundi bijya byose bikaba ari amavuta rero ni nka uniform yabaye rero ko numva bikomeye biroroshe we ntago byoroshe yaraki yayivuga ni ikintu cyoroshe cyane amavuta ni ikintu gisanzwe cyane hari abapasiteri benshi b'abapasiteri hano hanze batamenweho amavuta baruta bayamenweho yes wa muntu batamenyeho amavuta akaruta wa wundi bayamenye ushobora kuba wowe uri pasiteri wa pasiteri wawe wowe wa pasiteri wawe ako murakikisha no bataragusengera wowe ukagenda uvuze ngo turi pasiteri naho uri pasiteri abapasiteri benshi uzi basengewe ariko batari abapasiteri yani pasiteri imbuto zabo nge ntabwo nta mwanya urabona ko bashaka ariko twe turabazi ko uyu wicaye uyu ni pasiteri ariko si pasiteri Yesu Kristo yani pasiteri ni pasiteri ntabwo ari izina ni inshingano yego nuko izo nshingano za gipasiteri kandi abapasiteri bagomba kwita ku bakristo bakamenya ko bariye bakamenya ko mu nzu hari ifu bakabagaburira bashaka bakaburifa ariko bakabagaburira nese bantu bajye basohora mu nzu urkumva ngo babuze rent yo kwishura nta bapasiteri baba bafite cyane nta bushobozi abapasiteri baba bafite bwo kugira ngo bishyurire umukristo wabo amafaranga y'inzu hari igihe umukristo bamwisohora mu nzu ntavuge agaceceka abapasiteri babundi bazaberekwa kuyo azamenya ko umukristo we bamufungiye none se uwavuze umupasiteri ntagire icyo amumarira biraterwa umuntu akwiriye gukora kugira ngo agire icyo amarira itorero kwanza urumva niba agira icyo ajana mu itorero kandi kigiye ajanye mu itorero nico kiza kivamo kikaza kwishura inzu bishitse ko udashoboye kugira icyo wimarira ubwawe itorero ryo gufasha ariko biriya yaranze ntukabigira akamenyero wowe uzakora itorero ryite ku badashoboye badafite shinge na rugero ndagira ngo nuko amen agobo siko dufashishwe turafashwa gatiri mu kanyo okay murakoze cyane nagira mbabazo hari tubazo duke nateguye two kubabaza ku bantu babafitiye amatsiko bashaka tuzane kandi n'ubutinda ndadusubiza itaravuga oya none surerekwa ngo ntaravuga uramenye ibindi ndadusubiza ariko amavuta nababonanye murashobora kuba mufite ikiyo kirahari iyo se singiki muno harimo amazi acagase ariko twebwe ikiyo cacu tuba tunabwira abantu ngo bagire ni iki cyo kwireba apana kijya canyu cyo kureba abandi cyo kureba inyuma kici imodoka kino twireba dukenda ngubwire kino ubanze wibone twumva kwireba yego nabyumvishe hari umuntu agiye kwireba gutya mu cirori azabona amakosa ye akabona ahantu akagira gutya akabona hantu akagira atya akitunganya ariko abantu benshi nk'uyu wicaye aha agira ikiyo cyo kureba abandi iwe yarahindukije nakubwira ngo kura ngo kujisha ngo kura hano ngo shikura urwo rufi rwameze ngo gira utya kandi urazifite ndazifite nyinshi ntiwumva ubwo yaba ari ufite ikiyo simba ndi kureba wabonye izawe kandi nawe urazifite wenda zaracyari mutoya Yesu uko ari byo none rero icyo kiyo turagifite cyo kwireba tugira ikiyo cyo kwireba gusa naco tuba tubwira abandi ngo bagire apana kino cyo kureba abanyirasenge ikibazo cyambe banyirasenge okay murakoze cyane nagira mbibarize ese mbere yo kuza hano Nairobi muri Kenya mwasengeraga mu yahe makanisa mbere yo kuza hano muri iki gihugu mwasengeraga mu yahe makanisa ese mbere yo kuza muri iki gihugu ni hehe mwabaga ibibazo byiza bacu ubwo urumva ni ibibazo bibiri mbere yo kuza hano muri Kenya na hehe makanisa mwabarizwagamo ni ibihe bihugu mwari mubamo kweli murakoze turamagwera gituye tuza jewe duhere hano nko mwagumye kuvuga twabaye mu gihugu cya Repubulika cy'iwacu iharanira demokarasi ya Kongo niho twabaye muri Kongo muri Sud Kivu yego nje nabaga mu Mibunda niho navukiye niho nakuriye
gusa siho ndubunyi ngo tuhave tuza Igoma niho nahuriye n'uyu mugabo. Mwahuriye Igoma? Wahuriye Igoma muri campus muri foyer. Muri foyer? Durira muri foyer dusengera mu itorero yitwa Rama Church Okongo. Tubana muri foyer. Mwari mubana muri foyer? Mwishuka imwe. Kirengeti kimwe. Mwishuka imwe kandi nyine yari nimwe. Twazaga tuyimesa tukaza tuyimesa. Aho mwari mufite ico kwiroro. Twayimeshe ntiyume twazaga nico cyonyine. Oya nusimbeho ntiyabicaga. Aya twaza twihangana. Urumva? Cyane mbeho yahabaga. Tukarara muri yo shuka imwe tukabuzuka tuyimesa sambira kuko yimesaga ntabwo ari vuba. Nawe uzumva. Ndabyumva. Tangiye gutukura. Bamara. Tukuzwaga niki? No kuyirara y'itondo byinshi nyine. No kuyiryamira. Twamara. Ipura yari imwe. Aturiraho ibishimbo n'umutsima ubundi bikabura. Igikombe ari kimwe se camata cyangwa cyari plastike zitatu twari batatu. Mwari batatu. Plastike mutarashaka. Tutarashitsa. Ngo tumare inzara ikatujya rimwe na rimwe bijya byo muri foyer. Se ntimwakoraga? Aye twageza dusoma. Mwari ku masomo. Noneho uyu wacu ni wari ushinzwe amasorti. Sorti zo kujya mu bitaramo. Oya. Zo kugira ibyo byashize ni wageze umenya aho turaza kubashakira abaje guhura. Wageze amaje guhura. Ibi bijyo byashize. Dusaba bye ntago baboherezaga amafaranga. Zagiza zitinda kuza. Mukaja guhuna. Kugira ngo bagurishe inkaruguru bazaga biremesha gatanuka wabaye ruguru. Njewe narahabaye ariko ni kera. Bagize baremesha bazaga baremesha kimasa mu gatanu. Cyangwa mu kazirimo. Bamuha $200 akanga. Kandi wewe ushobora Igoma. Akagitahana akasura kazakiremesha ku kandi gatanu. Naco kikajinga ku kandi gatanu. Ubwo kera tukaba twasohotse inzu. Tuwe tuganda dushaka aho tujya. Uyu nicyo yarashinze. Uja gushaka aho muhunu wo. Ibyo byagize bishatse twaba ngo akazi kawe kabonetse. Shaka aho tuja kujya. Nasonza tukamutonganya. Ko nshonje. Kaho ari ugucumba gusa. Sohoka. Ango yagusohoka. Twagira ngundi twabanaga ni wari ushinzwe gutera ibipinda aho twagiye kurya. Uyu yarashinzwe gusa kuvuga ngo iyi nzu ni no utagetinga amasaha. Nawe yahagera akamasesa banyirinzu. Kamenye nanje bamara kubitereka ku meza nije wari ushinzwe gusezera. Kwisezeresha. Ugasenga kubitana ryasengeye. Oya kwisezereshwa tutaraje. Kugira ndabizi. Kugira ngo bavuge ngo uzuje ahantu ushonje muravuga ati ni murye. Ukabanza ukanga. Ngo yamashe. No. Nije wari ushinzwe kuvuga mweme ngo ngaho. Ngoreka tugende bakanga. Kandi ariyo tegeti yabaje. Ari cyo cyatuzanye. Yo mbega inzara. Bakavuga ijya mbere ijya kabiri. Ijya kabiri ko tukavuga ngo mwosha. Twicare ngo mwosha. Umutaje kuvuga ngo twabangiye ibi. Ngo twabasuza. Kandi ari cyo cyatuzanye. Tukaba turari. Tubaho ngaho. Muri Rama Church n'iryo torero wari ubutubajije naho twari dutuye ni Igoma. Twahageze ariko tuvuye mu Mibunda avuye mu Minembwe iwa. Okay, ndumva umva no so umuntu wa gatatu yagiye he? Umuntu wa gatatu umwe twamusize nimwakiri. Muri yo fone nyabuna muza mu mureba. Nta mwanya. Nta mwanya. Nuko se muza mu muterera ku dufaranga basi. Ndiyo kumbwira ati mwibuka byabihe. Ndiyo afite nyinshi kuturusha. Ndiyo kunda nico kibazo. Afite nyinshi ndiyo kundi zacu bunyine. Ibaze nukuri. Okay, murakoze cyane. Hari content mugira abantu benshi babaziho. Sometimes yo kuvuga ku bashumba, ku makanisa. Ese iyo content ni mwayizanye mu gifungura cano cyangwa yaje mwarafunguye cano? Iki kibazo cyumvikanye. Tangira wavuye ruguru. Navuye ruguru Kinyamurenge canje nikaho gifite nayo ariho heri iyo nku. Ba munsi muramanuka. Okay, nari mvuze ngo urana mwafunguye YouTube channel. Yego. Ariko hakaba ari content abantu babaziho. Yego. Yo kuvuga ku bashumba, bashumba batari mu muhamagaro neza, batawurimo neza. No kuvuga bavuga neza nka senti zikizama. Zari zimeze gute? Zasaganiza kurushiza none. Urikumva? Ndetse no kuvuga ku makanisa. Ese iyo content sibyo?
niyo mwafunguriyeho YouTube channel mutangira kuvuga cyangwa yaje YouTube yanyu hari aho imaze kugera hari ibindi biganiro umunsi wa mbere twicaye kako twicaye yego ni content twamye twicarana umunsi wa mbere twari batatu icugi iyi content niyo yafunguye niyo yatumye dufungura channel iyi content twatangiriye ku ma audio ama audio twazaga dufata audio twicaye tukavuga gutya twohereza ku mbuga za hano mu muhana zimwe bakazisiba izindi bakazumva ngo buce tuva kuri audio dukora video ariko iyo content iyo warubajije umunsi wa mbere twicaye gutya abantu baratubona niyo video ya mbere twakoze tuvuga hejuru y'abapasiteri batari mu muhamagaro. None se hagati yawe n'umuvandimwe ninde muntu wazanye icyo gitekerezo? Hagati yanje ni umuvandimwe twarabisengeye umunsi umwe tunanirwa kwibuka umuntu wazanye icyo gitekerezo. None nagenda dufashe nje namubabarije nje nsenga abantu bose mbona bari mu muhamagara ntago yego nta kibazo njewe rwose ibyo ntago nabijyamo. Noneho kubera ko ije n'uyu mugabo nkuko yabikubwiye twarahoranye kuva 2012 tubana mu kabisi nagahiye na dusangira kabisi nagahiye na kokeje twambarana ibirato n'amasogesi mwunganye ikirenge se dushaka kwambarana reka tukambarana amasengeri tukisiga amavuta amwe aho yakombye gutya nane akaba ariho nkomba nkisiga tukagira inzara cyangwa tukanasangira. Ubwo buzima tububanamo biza bitugora cyane kumenya ngo ninde wazanye kubera ibiganiro tuba turimo byinshi biganisha kuri ibi bisa ugasa ntago uraganira n'umuntu bigasoza mu ijambo ugasanga iyo wavuze nawe yazaritekereza bikarangira muvuze abogira ibintu twaganiriye atiko nanjye nabitekerezaga cyangwa mukavuga ati ibi bintu mwaganiriye nubwo mutabi mwabitekereje mukavuga ati bino bintu abo bigenza gutyo cyakintu mukagishira mu gikorwa muzamusanga ari ikintu mwatangiye mwembi utovuga ngo kino kintu ngo niwe wagitangiye si faranga zaba bagabo bavuze ngo niwe wazibonye mbere bizigeza kwa mufanga hari wazitoye ngo yamavuga ngo kera zibango zibuze mukeya Yesu azitoye kandi atarazi ko azibonye ngo arabura mukeya muzo nari nkeneye Yesu uwo muntu nawe uwo muntu ni hatari. Okay murakoze cyane kunsubiza ikindi kibazo nimba ntibeshye mu musengera muri release Sengera muri unity of the church. Muri unity. Isi yo unity wa? Ni urimo. Hano twasengeye. Naho kuri Elizabeth ni naho ni kuri unity. Abantu bose batarakora sub kuri Elizabeth. Utangire none n'uyihakora urasa uramera nk'umuntu yikoze kuri unity. Ngosha. Ako kantu ni sawa cyane. Banza nashonje. Kuko subscribe ndizimara umuriro tizimara wifi kugira gutya tiyo gukerereza wayo kumwege kurya. Okay murakoze none iryo torero musengeramo ni ze nshingano mwaba mufite mu hano muri unity aha apana nyuma kuri kamera turabazi ariko ahantu muterane hari abantu bataranabona mu ikanisa ese hari inshingano mwaba mufite aho dusengera inshingano tugira mu ikanisa nizo kuba abakristo beza no kumvira abashumba no kumvira abatuyoboye mu madepartement no kumvira mu madepartement menshi no kumvira amatanga tuba mu ikorari tukaba mu rubyiruko tukaba mu bayumbe tukaba mu bagabo tukaba mu banyamasengesho tuba muri departement zose ico dushinzwe muri za departement no mu bapasiteri kuganduka tuba no mu bapasiteri mujye mutanga ibyacu ariko n'amaturo bingana n'amaturo uzuva mu rugo ufite ituro mu ntoki ese nuza mu itorero ntaturo yego Imana iguha umugisha. Okay ariko nzantura uko nagambiriye uko umutima wakubwiye apana uko bagambiriye bajya baye batangije nzatura uko nagambiriye hari sometimes hari igihe tujye guterana no akabigiye abantu bavuga ngo tugiye kwitanga ati abantu bahera ku 1000 iyo bavuze ngo bagiye kwitanga umutima ubuzo faranga ufite umutima uzamukubwira ngo faranga barahera ku 1000 ariko jewe ndahera kuri 500 ku rugo cyangwa ndahera ku 2000 iyo bavuze ngo barahera kuri 200 umutima uzamukubwira yutanga uruzi buriya bitewe nayo ifite cyo kuvuga ngo duhere ku 1000 hari abantu benshi kimugaza bigatuma adatanga 5
ngubwo bavuze ngo bahere kuri 2 umutima we wari wamubwiye 5 ariko pasteur aravuze ngo bahere ku 1000 bigatuma atanga 1000 akabanyazwa umugisha bya 4,000 bikaba biragiye bikagendera mu kavuyo Satani akabyiba aba nubwo bigura ibishimbo cyangwa ukabyishurira abana ku ishuri wa murimo su wabyo Satani aba yabyibye ako nanjye numvaga ku giti cyanjye bahoraga bavuga ngo buri muntu natanga uko umutima umubwiye bakwiriye kutwigisha gukorera Imana neza bamara kudutegura neza bakavuga ngo hariho kino gikorwa none tugiye gutanga amafaranga swate yo kugura sente aba 5 bafite ubushobozi abo umutima wabwiye ngo batange 5 abo wabwiye ngo batange 10 abo wabwiye ngo $100 aba 100 aba 200 aba 100 aba 20 uziko tumye ndakara oya wirakara mu izina rya Yesu ndarakaye neza ariko uburakari bwiza no kuvuga ngo dufite abantu benshi bataza batanga amafaranga mu ikanisa kubera isoni abantu benshi bataza batanga amafaranga make ariyo bafite yego bakagira isoni ikindi wasoje ndasoje ni nkamuje mwijambo naragifite uburakari bwo ndakajwe n'ukuntu abantu bafite amafaranga make bataza bayatanga bataza batura bakagira isoni hari igihe bavuga ngo tuzishyirane ku gato tukareba gutanga 20 none igiceri kivuga gute kivuga kubi iza gisakuza cyane kigira akavuyo kandi kuriya iyo arico kiba arico umuntu afite akwiriye kugitangana ifieri kuko gihaye Imana ndagihaye pasteur tuzi ko ari umukecuru umwe ngo wagitanze akaruta abantu bose batanze mu ikanisa batanze muno bose kubera ko nico yaragitanze arico afite ariko bano bari mu gutuma tudatanga ibyo dufite tugatanga ibyo bashaka no bafashijwe Imana itubabari ikindi warubajije ku nshingano aho dusengera kuko warubajije yego inshingano boduha gukora cyangwa batoduha ntabwo zishingiye kuri unity boduha uyu mugabo bomubwira ko ndigiteri w'ikorari kandi azikuririmba uko mbyibutse apana kubera ko ari unity kubera ko abishoboye cyangwa ntibamugire ko ndigiteri kubera ko nundi ko ari unity bo mu inshingano kubera ko azishoboye kandi azikwiriye yego ku kantu ni sawa kararenze okay urakoze cyane unity ntayibaho dusengera bazaduha gukora ibyo dushoboye ibyo apana kubera ko turi unity n'ibyo dushoboye bakabiduha kubikora n'ubundi kubera ko atari unity kubera gusa mwebwe okay murakoze cyane ikindi kibazo cyanjye kiragira giti nshaka kuba ndi kubabaza nanjye kugira ngo ndusheho kubamenya ariko ndi no kubariza n'abandi yababe uyiwe ibyo wabaza arabyishimiye bifuza kubamenya wenda bataragirwa amahirwe yo kuganira namwe kuvuga neza ba ese nizihe mbogamizi mwahuye nazo cyangwa muhura nazo mu buzima bwa buri munsi bitewe n'uburyo mucaha abantu imbogamizi za mbere duhura nazo ndavuga imwe gusa cyangwa mwahuye nazo twahuye nazo cyangwa oye twaduhura nazo twatugenda duhura nazo nuko tuba dutanga indushyi mujya tuba dutanga indushyi indura yizi vax chanjo ego kwamara kuyitanga umuntu ntiyumve ko ari indubi igenewe abantu benshi ahubwo kubera ko iyo ndubi yahuye n'indwara ye bigakomereka ntatekereze ko dukeneye kumuvura hamwe n'abandi benshi agatekereza ko ari we wenyine iyo ndubi igenewe kandi agatekereza ko abantu bose bamenye ko afite iyo ndwara twashatse kumuvura yego akaza kudufima ni gute mu bantu bose gutya muhaye muvuga ngo ndwaye indwara ngo nishe turi kumwe yego twebwe tukavuga ngo hari umuyumbi wabujije umuntu kujana umwana ku bitaro ngo waramusengera wa mwana akapfa cyangwa akagira ibindi bibazo cyangwa ari kuja ku bitaro akamuvura agakira yego umuntu uwabikoze ko biba byakoze abantu benshi uwabikoze akamaza ngo nishe ngo nishe yes sinkuzi
ni wowe muyumba umwe twavuze ngo muyumba umwe yagize gutya none ni wowe muyumba umwe ahubwo biragaragara ko wabikoze genda ureke iyo ni imwe yindi niza agiye kukubwira ngahe nawe tubwira izindi iyindi idatandukanye cyane niyo kuko ni nyinshi reka tuvuga imwe nuko bene wacu baza bafata ijambo ry'Imana akarita ntagire bitwaje na Bibiliya ugasoma hano ukunda guhugurwa abakunda ubwenge yego ni Imigani 12 niho nserukiye gabaza gava kera ngo no gahanda gucya ngo userukira ngo nuhasoma umunsi wawe uririrwa neza nawe reba ahantu urambura uhasoma umunsi wawe uririrwa neza amena ukunda ubwenge ukunda guhugurwa abakunda ubwenge ariko uwanga guhanwa abasa n'inka ampaye kwano handitse 12 none nkiri jambo twamara kurisoma uyu nyabizoza kamavuga ngo ako mukunda nyabizoza akama yirukanga kamavuga ngo baramumbwiriye tiyumve ko ari we tubwiye kandi ari we twabwiye ngo nukuri ngo muramubwiye abana muri commentaire ngo marabambwiriye naho murabambwiriye niwe twaza tubwira yego ijambo ry'Imana mwikarisa ntirigira nyiraryo tirigira tirizariza ari ry'abantu bose kujya pasteur ababwiriza umuntu umwe nawe uwo muntu ashobora kuba ari we kandi uwo muntu ashobora kuba ari we uhaye ubwiriza ibintu byo kuvuga ngo waye magambo muvuze ngo ni Elizabeth mubwiye waye magambo muvuze ngo ni runaka mubwiye mu bucafu kuko Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ngo ni inkota ikebera mu gabiri gutya aha na donc zari tema gutya iyo umuntu avuze ngo ni we babwiye aba yirengagije intege nke ziwe yego kandi nayo mpamvu abantu bakunda kuvuga abandi nukwirengagiza intege nke zabo umuntu yomenye intege nke ziwe nk'uyu wicaye nta mwanya yobona wo kumvuga cyangwa wo kukuvuga ibase nizo mbogamizi hari abantu se bigeze nko kubatuka kuyu nguyu yarandutse Kera. wese kandi uyu mwana wicaye wabigira kera ye uyu yaza ntuka mukanyu uyu wicaye bakabatuka abantu mungana namwe ndurikuca uri kurana ukuntu yangize mu munchahire ese bakamutuka amashi mutababwiye nabi babaye gute mutasangiye icyayi cya mu gitondo kuragira ngo ndeba hano zerukira hano kuragira ngo Yesu waje waje niba baza badutuka umvana kuragira ngo Yesu waje avuye mu ijuru ari Imana nta muntu yoneshereje nta muntu yakandagire mu mwifu ngo ashikino bamamuremaho ibintu baramutuka kugeza bamuteye amabuye kugeza bamubambye kanswe umukongomani niko bizabiga bakamavuga ngo we amwa ngo n'ibindi byinshi ndiko usubira mu bituzi ndacu tudusubira mu magambo y'Imana gusa ariko nta kibazo cyabo kuko buryo umuntu azavuga ibimurimo akavuga ni bitewe nuko yumva hari n'igihe umuntu akuvuga umuntu ashobora kubona utambutse akama kuvugaho ibintu 9 kandi bya bintu 9 ni ibyiwe nibyo yakubonyeho ariko bimurimo ni cakiyo ni sawa ni cakiyo ako kantu ni sawa hari igihe uzi ko dufite abantu hano baza banga umuntu batazi ewe ceceka wamfura paste ceceka akakubona bwiwe bwa mbere tazi izina ryawe tazi ngo ufite abana bangahe tazi umugabo wawe ariko yapfa kukubona akama avuga ngo arakwanze uwo muntu kuragira ngo abari mu mwuka w'Imana cyangwa akakubona utambuka ngo siko ari kwigira gute kandi utakuri kwigira tako ni uko ni wawigira ariko iciza c'Imana n'abantu n'isi n'ijuru nuko kujya neza bamwe bakwangira ubusa hari n'abandi bagukundira ubusa take akubonye gutyo kujya umuntu akubona bwiwe bwa mbere akama kwanga kandi akama kuvuga amakuru uzi ko abantu baza bagenda bavuga amakuru batazi wahura akama avuga ngo turahuye ngo ameze gutya na gutya ngo yambwiye gutya wa muntu abantu benshi niko bameze hano okay katugire vuba ni ubuhe musaruro mwakuye muri izi content kurabaza neza yewe ibibazo ni wabikompoje ndahuye kuri kw'Imana ndahuye no kuri kose mumbwire yatangiza jewe ni
uwuhe musaruro mugezeho cyangwa mwabonye mwiza wavuye muri izi content zanyu? Umusaruro mwiza twabonye muri izi content nuko abantu bahindutse. Mu by'ukuri dufite abantu benshi baza baduhamagara bakatubwira ngo kuva mutangiye gukora ibi ngibi twarahindutse, hari ibyo twazaga dukora nabi mu matorero yacu dusigaye tubikora neza. Nibyo hirya no hino abantu basigaye batwiyambaza mu matorero yabo, mu rubyiruko, hehe, mu mafamiye, aho dushoboye kuja gutanga indubi tukayitanga. Indubi uzi Nikodemo muri Bibiliya? Ndamwumva nyine. Nikodemo yari umwarimu ngo w'amategeko. No Yesu ngo hagere arabwiriza yumva ni sawa. Ariko kubera ukuntu yari umwarimu akomeye muri quartier iwabo, yanga yihagararaho, yanga gusanga Yesu bakiri mu ikanisa ngo amubwire ngo uri muntu ki, ngo agenda ninjoro. Akagoroba kabaye nibwo yagiye kusanga Yesu amuganiriza ya makuru. Natwe rero hari abantu uko yaravuze bari mu kuza nka Nikodemo, bakaza bwije mukabwiye ukabona umupasiteri araguhamagaye akakwicaza hano hasi akakuganiriza amakuru. Kubera ibyo ni bimwe mu musaruro warubajije. Nubwo ushobora kuvuga ngo ko ntawe turabona vuga ngo ko ntawe twabonye agira gutya, bameze nka Nikodemo baza bwije gusa imvura ihise. Ariko umusaruro urahari. Amen. Imana ishimwe ko hari. Okay, none se ko muvuga ko muri abashumba kandi muri fieri yabyo kubivuga, ariko ngewe mu kiganiro tugiranye mwambiye ko batarabamenaho amavuta. So hari abantu bari babahamagara bifuza ko mubasengera, cyangwa hari abantu bari bababwira ati duhurire hano hantu nihane kuri ico cyo gusengerwa kwanza arico mperaho bihana ibyaha byabo. Ntabwo tubabwira, ntawe twoshishikariza ngo asengerwe. Yego, tubashishikariza ngo basenge mwisengere impano zabo bazikoreshe batitaye ngo barinde basengerwe cyangwa ngo barinde amavuta. Uzi ko hari umuntu uzovuga ngo noba pasiteri ngo nugira gutya, kandi ntaco pasiteri yokora umuntu ukijijwe atokora. Amavuta si ikintu cyo gutegereza. Yego, kuko ikikurimo kiruta amavuta k'ikimenyetso. Ikindi cyo kuza ngo bihane bakizwe, tuba tubabwira ngo basange Yesu, ni nako Bibiliya ivuga, ni naco tuba dutonganya abantu bazababwira abantu ngo baze kuri bo. Bakomeza. Okay, murakoze cyane. Tugana ku musozo turawuganaho cyane, tugiye kuwinjiramo. Ni irihe jambo riri muri Bibiliya ribafasha cyangwa ribatera imbaraga zo gukomeza iyi content yanyu? Ko bino bibazo babiteguriye mu aho uvuye Mazayini. Oye mvuye wanje. Ijambo riza ridufasha muri Bibiliya, riba muri Bibiliya, mbese ritatuma muva kuri content, ridashobora gutuma tuva kuri content, ribatera imbaraga. Yes, bari menshi. Aya magambo ari muri Bibiliya ni menshi. Yego, ariko turavuga rimwe duherutse gusoma ejo bundi riri muri Luka, bivuga ngo ukuntu Yesu yasize abwiye abigishwa be, abigishije gusenga. Yego, ni kweli arababwira ngo ndagiye. Ni nkaho bari bafite uko bazaga basenga bakibana nawe, ariko aje kugenda arababwira ngo nimuzoza muja gusenga muzoza musenga gutya. Yego, nkaho yageza abagaye bari babana baza basenga, ariko ibyo baza basenga atabyemera. Arababwira ngo nimuja gusenga muzoza musenga gutya. Ntabwo yiriwe ababwira n'isengesho rirerire cyane. Yarababwiye ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe uyarahaze. Iryo sengesho ubu niryo tugezeho, tuwe tubwira abantu ngo bareke kwakira umwuka wo gusengesha cyane, ahubwo bakira umwuka wo gusenga, wo gusenga bonyine. Okay, ikibazo cyane kiragira giti, ni gute mubona social media yo muri iyi minsi muri society y'abanyamurenge? Social media abo nyine ukuntu imeze, igiye kumera nka protector, niko twariko tuvuga ejo bundi jano yiwacu. Protector, urabona igihe protect ije na cover na charger abantu bose bazigiyemo.
bamwe barananirwa abandi barabishobora bagarukira nzira basanga izo bagiyemo atari ibyabo ubu nyine ko barakora ibindi n'ubu nyine abantu benshi bagiye kuri social media batazi ico bagiye gushakayo nta message bagiye gutanga ubu nyine usigaye vugana n'umuntu gutya gusa akamahugura ngo ndafungura cano nkuvuge mwashwana ngo ndafungura cano nkuvuge ico kintu gutera gufungura iyo cano ni gito cyane ubu nyine hari wazo tubwira ejo bundi ngo umugore udafite cano ngo niwe ni umuturage ngo bamufashe k'umuturage noneho kugira ngo yitwe nk'umusirimu kugira ngo yitwe umusirimu yego akamafungura cano yego kandi mu byukuri ayifunguriye mu kigare nta message ntacuruza nkawe ngo agende wenda anayifungura zoza aboneraho abakiriya be yego haba iyo ufunguye cano gusuzi no kwambara ico conyine abantu baza bakureba babona ukuntu wambaye bakakubwira ngo nzashaka kudodesha gutyo yego babona ukuntu uza wisiga ugace ndashaka ayo mavuta twigize no kubivuga ubushize kwari abantu baza bagira ishari yabona urakeye akakwita umubandi ako kantu karansekeje cyane abantu bakanirwa gukora kugira ngo base neza wiwe inzara ziwe ziza zica mu maso ye ntihakeye wewe yabona urakeye waragigura amavuta y'igihumbi siri waza gura miyambiri yajya yento yo kugira gutya akagira ishari yego narimvuze ko igitera umuntu gufungura cano ico c'agaciro kuruta kuyifungura ni kwifungura nta message biroroshe cyane umuntu ufite email wese ariko abafite message nibo bake ikindi kintu abantu bagomba kwirinda wenda kuri no media dufite ni ikintu cyo gusebanya ubu nyine dufite abantu bari mu rugendo agafata bagakora ama video bakayakora agafata ifoto igice c'umuzungu cyo hepfo agafata umutwe wundi muntu uzwi akawuterekaho yamara akayisohora ngo niwe wa muntu akaba arasebye kugira ngo nubwo hashobora kuba hari pourcentage ishobora kumva ko ari ibintu bamukoreye ariko abandi benshi bari bamuzi bahita bavuga ngo nukuri wa muntu akaba arasebye asebejwe n'abantu benabo abantu rero bakoresha YouTube bagomba kwitonda bakaza bamenya ngo sibi ibintu nukuri cyangwa se ukuri akabona kugisohora ari ibintu byiza media zifasha ariko hakaba n'ibindi biza abantu bakwiriye kureka ya murakoze cyane ndabashimiye cyane muri imfura harya ni ko bavuga muri imfura kugira ngo mbahagurutse mwemere ko tuganira nuko mwampaye agaciro Imana ibaha umugisha cyane none reka tuvuge kuri ico sorejeho ntabwo twaguhaye agaciro ufite agaciro twokongera agaciro kuko ufite yego twaba tukubesha ufite agaciro gateye ubwoba asante uri umuntu ukomeye umukozi w'Imana kugufata ngo turakubeshe ngo twaguhaye agaciro ahubwo twakiyesheje natwe kuba turi kumwe nawe natwe turagafite agaciro nawe uragafite n'abantu b'agaciro bahuriye hano Imana yagucubana amen murakoze cyane tuganye harya no kugana ku musozi twasoje so nagira ngo ugire message mu masegonda 2 ugenera abantu badukurikiye hanyuma dusoze ikiganiro ya mbere ni ugukora subscribe kuri Elizabeth television nago nitwa Elizabeth nitwa Elizabeth okay dukore subscribe kuri Elizabeth ukore subscribe twebwe abantu bakuru bambaye n'amazira tuvuga gusa baruzabe umukecuru nito Elizabeth okay mukore kuri yavuze ni uko nyine ni mumara taco bitwaye no kumutera inkunga irindi nuko cano mu byukuri kibigamije abari kubaka no kugira ngo abantu barusheho kunguka haba kumenya Imana cyane no kubana n'abandi amahoro kandi Elizabeth courage cyane natwe turagukunda cyane so much murakoze cyane murakoze cyane Imana ibagirire neza cyane